sha uri hasi ndakurenze nta nubwo uzapfa ugeze ku rwego rwanjye. Are you sure, Emmanuel? Ayo niyo magambo tubwira abantu turusha ubushobozi cyangwa turusha amazina runaka cyangwa turusha ibyubahiro runaka. Mbere yo kubwira umuntu ibyo ngibyo jya umenya ngo arasabwa iki kugira ngo agere aho ugeze. Ntabwo bizamusaba gupfa ngo yongere azuke kugira ngo agere ku rwego uriho. Bizamusaba ikintu kimwe gusa, kugira amahirwe nkayo wagize. Amahirwe atanga n'Imana. None Imana itanga amahirwe ni wowe gusa ifite. Ni wowe gusa se wavukiye kugira amahirwe. Igisubizo ni oya. Nta muntu n'umwe utagira amahirwe, ahubwo biterwa n'igihe. Igihe kizakubwira. Aka kanya nimba uri mu mwanya runaka ukaba uri kurenganya umuntu ngo nuko uwo mwanya atarawugeramo, ashobora no kuzawugeramo akanawurenga. Umuntu aka kanya uri gukinagaza ngo nuko uri hejuru ye, namara kugera mu mwanya uri hejuru y'uwawe, nawe nibwo uzabona ubusobanuro bw'igihe. Aka kanya hari abantu twagiriye nabi. Abantu bose wagiriye nabi bakakureka. Ntabwo bakwitura inabi. Impamvu batakwitura inabi wagiriye nuko bafite ubwenge bakurusha ubwenge. Aka kanya nimba warahemukiye umuntu kubera ko wari uri mukuru wari umwana, aka kanya yarakuze ariko ntabwo ari kuguhemukira. Kuba atari kuguhemukira ushobora kuba uri kubifata nk'ubucucu. Impamvu ni imwe. Umuntu wese w'umunyabwenge ntabwo afata umuntu wamuhemukiye ngo nawe umuhemukire, ahubwo amugirira